So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Ino nakabari umwami umwana official, of course nyine nk'abandi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys reka mbabwire ngo aba bafana twifitiye nibo bafana bazadukora hagati ya muntu twakita nka Davido and Burna Boy bari mu ntambara. Nyuma yuko rero bose bari bahatanye mu bihembo bya Grammy Awards, habuze n'umuntu n'umwe wegukanamo igihembo uko bose bari babihatanyemo. So ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter rero hariho ubufana kwa kundi tuvuga ngo Team Melody, Team Ben, nyine murabizi buno bugambo bw'abafana cyangwa se bino bintu abafana bashaka kwikorera yino urumva bikaze. Niyo mpamvu rero hari umuntu umwe rero ufana Davido akoresha profile y'ifoto ya Davido niwe wagiye ku rukuta rwa X, niwe umuntu wabitangije intambara bitangiye hagati y'abana bahanzi babiri gutyo nyine tu. Burna Boy rero watashye amara masa muri Grammy Awards ndetse yakwenye na Davido nawe watashye amara masa. Nyuma yo gutaha amara masa rero mu bihembo bya Grammy Awards byatangwaga ku nshuro yabyo ya 66 umuhanzi Burna Boy yabaye nk'ugaba igitero kuri mugenzi we Davido kubera gutsindwa agataha nta gihembo na kimwe atwaye mu byiciro bitatu byose yarahatanyemo. So guys nababwira ngo intambara yatangijwe n'umufana wa Davido binyuze ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter mu gisa nko gushaka gusebya Burna Boy nawe wacyuye umunyu muri ibi bihembo bya Grammy Award. Uyu mufana wa Davido rero yanditse yibaza ukuntu Burna Boy yatashye nta gihembo na kimwe atwaye, yacyuye umunyu mu byiciro bine byose yari yahatanyemo muri Grammy Awards. So Burna Boy rero nawe akibikubita amaso ntabwo yigeze abyihanganira ko ari pfane kuko yahise amanuka ahatangirwa ibitekerezo amubwira yuko aho kugira ngo ahangarikishwe no kuba yaratahiye aho ngaho yagakwiye guhangarikishwa n'umuhanzi akunda ari we Davido nawe watashye imbokoboko muri ibi bihembo. Uyu mufana rero ukoresha ifoto imuranga ya profile yiwe ya Davido ku rukuta rwa X. Burna Boy yifashishije iyo foto agize ati usekeje n'uwo nguwo uri kuri iyo foto atusekeje n'uwo nguwo uri kuri iyo foto, uwo nguwo nyine tu iyo foto ikuranga ngewe ndeka. Ibihembo bya Grammy Awards byatanzwe ku ijoro ryo ku itariki ya 4 Gashyantare 2024 ubwo Davido rero yahatanye mu byiciro bigera kuri bitatu, mugenzi we Burna Boy we yari ahatanye mu byiciro bigera kuri 4 gusa, ariko bose baje gutaha amara masa. Icyakora Burna Boy we yabashije kugira amahirwe yo gususurutsa abari bitabiriye itangwa ry'ibihembo bihata. Navuga ni ibitangwa ry'ibihembo bihita bituma abantu bose kwa kuri nyine abantu babaje gutanga ibyo bihembo n'abantu baba bari aho ngaho. Burna Boy we yagize amahirwe yo kubasusurutsa bituma aba umuhanzi nyafrika wa mbere muri Afrika wabashije kubikora mu mateka y'umuziki nyafrika. Kanumva bikaze. Nuko byabashije kugenda kuri Ali Bra yanda piri mudayi kozemo nuko byestaye. So guys ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Inano akabari Inongo TV show, reka mwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kujya ubonera ku gihe amakuru yacu uko tuyabagejejeho. So reka twirebe ku ntambara iri hagati ya Burna Boy y'amagambo n'umuhanzi twita Davido. Burna Boy rero watashye amara masa muri Grammy Awards
ya kwenye Davido. Nyuma yo gutaha amaramasa mu bihembo bya Grammy Award byatangwaga ku nshuro yabyo ya 66, umuhanzi Burna Boy yabaye nk'ugaba igitero kuri mugenzi we Davido kubera gutsindwa agataha nta gihembo na kimwe atwaye mu byiciro bitatu byose yari ahatanyemo. Navuga yuko rero iyi ntambara yatangijwe n'umufana wabo wa Davido binyuze ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter mu gisa nko gushaka gusebya Burna Boy nawe wacyuye umunyu muri ibi bihembo bya Grammy Awards. Uyu mufana rero wa Davido yanditse yibaza ukuntu Burna Boy yatashye nta gihembo na kimwe atwaye cyangwa se nta gihembo na kimwe acyuye mu byiciro bine byose yari ahatanyemo bya Grammy Awards. Burna Boy nawe rero akibikubita amaso ntabwo yigeze abyihererana ngo aripfane, kuko yahise amanuka hatangirwa ibitekerezo amubwira yuko aho kugira ngo ahangayikishwe no kuba yaratahiye aho ngaho yagakwiye guhangayikishwa n'umuhanzi we akunda cyane ari we Davido nawe watashye imbokoboko. Muri ibi bihembo rero uyu mufana ukoresha ifoto imuranga kuri profile we ya Davido ku rukuta rwe rwa X, Burna Boy yifashishije iyo foto agira ati uransekeje, ni wowe uri kuri iyo foto, n'uwo ngo uri kuri iyo foto ikuranga njyewe ndeka. Burna Boy nta mikino ati wowe usekeje n'uwo ngo uri kuri iyo foto shayi ikuranga. Ibihembo bya Grammy Awards byatanzwe mu ijoro ryo ku itariki ya 4 Gashyantare 2024. Davido yari ahatanye mu byiciro bigera kuri 3 mu gihe Burna Boy yari ahatanye mu byiciro bigera kuri 4 gusa, ariko bose baje gutaha amaramasa. Cyakora Burna Boy we yabashije kugira amahirwe yo gususurutsa abitabiriye itangwa ry'ibihembo, ahita bituma aba umuhanzi wa mbere muri Afurika ubashije kubikora mu mateka y'umuziki nyafurika. Ngayo nguko nuko rero abafana bacu baduteranya n'iki nta yindi mpamvu.